Hello my people, this is your brother Social. I'm back again, back in another story. None uwo bita Joe Brown yakoze uburyo bwose bushoboka, uburyo Bruce Melody na Diamond Platnumz basiba ibyo bari baririmbye mu ndirimbo bakoranye. Umuhanzi akaba na producer Joe Brown yakoze igikorwa cyatangaje benshi mu ndirimbo nshya yitwa Pom Pom, aho uburyo yitwaye mu miririmbire bwatumye Bruce Melody na Diamond Platnumz basiba ibyo bari baririmbye mbere. Bongera gukora iyi ndirimbo kuva ku ntangiriro. Iyi ndirimbo yatangiye kuvugwa cyane ubwo Bruce Melody yatangiraga kuyikorera mu mujyi wa Lagos muri Nigeria, akayikomereza no mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania. Amashusho yayo yakozwe na Social Vibes wo muri Uganda, uherutse gutangaza ko yanyuzwe n'uyu mushinga. Mu kiganiro itangazamakuru cyo kuwa kane tariki 19 Kamena 2025, Ken Mugarura uyobora inzu itunganya umuziki ya 155am yavuze ko ku munsi wa mbere batangiye indirimbo muri studio bari kumwe na Joe Brown, Patoranking, umuproducer City Beat wakoze amajwi y'indirimbo, Zero Gravity n'aba DJ ndetse n'abandi bahanzi batandukanye. Kenny yavuze ko Bruce Melody ari we wabanje kuririmba ibice bye muri iyi ndirimbo. Nyuma Joe Brown agaragaza ko yayikunze ndetse yifuza kuyigiramo uruhare. Yagize ati Joel yahawe umwanya aririmba, ariko aho ageze arangije avuga ko atanyuzwe n'ibyo yakoze nubwo twe twabibonaga neza. Kenny yakomeje avuga ko ubwo basubiraga i Kigali bahisemo gusiba umushinga usigaye unanononsorwa na Joe Brown. Nyuma yaje kongera gusubira muri studio arongera aririmba, akora agace k'indirimbo karenze kure ibyo yari yakoze mbere. Ati yongeye gukora indi verse nshya y'igitangaza byatunguranye ku buryo byahinduye byinshi mu ndirimbo. Ibi byakoze ku mutima ya Bruce Melody na Diamond, maze bombi bafata icyemezo cyo gusiba ibyo bari baririmbye mbere bakandika ibishyashya bijyanye n'uburyo Joe Brown yari yayihinduye. Kenny yagize ati Bruce Melody yasibye verse ye ayisimbuza indi nshya. Diamond nawe amaze kumva igitekerezo cya Joe Brown yavuze ati ibi bintu ntabwo bishoboka, nawe arabisiba ibyo yari yakoze akora ibishyashya. Bakoze ibintu bidasanzwe. Kuri ubu iyi ndirimbo Pom Pom yarangije gutunganywa mu majwi ndetse no mu mashusho, hasigaye gutegura igihe nyacyo izashyirwa hanze. Kenny asoza agira ati igihe cyose twanzura tuzayimurika ku mugaragaro nk'uko bikwiye. Joe Brown waririmbye muri iyi ndirimbo ni umuririmbyi, ni umuhanga mu gukora umuziki, akaba na producer ukomoka muri Nigeria, umwe mu bahanzi bashya bari kuzamuka byihuse ku mugabane wa Afurika. Yatangiye kwigaragaza cyane mu myaka ya vuba binyuze mu ndirimbo zigaragaza ijwi rye ryihariye n'ubuhanga mu miririmbire. Yamamaye cyane mu ndirimbo Ogechi Remix yakoranye n'umuhanzi BNXN, Buju na Boy P ikamufasha. Rero ma people ngo akaba ari Joe Brown twavugaga nkuko muri kumureba mu mashusho, wagize gutya rwose agatungura uwo bita Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz mu byo bakoze bakabisubiramo. Rero ma people, thank you very much for watching this is your brother Social. Just subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze ubona updates zigiye zitandukanye kuri showbiz yacu. Rero ma people, thank you very much, ciao ciao.